Mbahaye ikaze abantu mwese muduteze amatwi. Nitwa Muganga Kisakye. Uru rubuga rero tuzajya turuhuriraho, niyo mpamvu nakoze uko nshoboye kose. Ni namwe mwabinsabye kugira ngo byibura dushake aho tuzajya duhurira, ni kuri runo rubuga rero. Uzajya wandika, uzajya ufata telefone yawe cyangwa se mashini yawe, wandikemo Kisakye Gakondo TV. Aha rero niho tuzajya duhurira, tuganire ku buzima bwacu, ku bintu bigenda bitubangamira, noneho dushake n'uburyo ki twakabikemuye. Aha rero ni nk'uruganiriro. Kisakye nzajya mbagira inama kugira ngo byibura bya bindi byakumereraga nabi, reka mbisobanure neza. Ubundi hari ibintu abantu badasanzwe bazi, ni ibi ngibi bitatu. Hari ibintu kenshi na kenshi bituma urwara utabizi, byaba bituruka mu marozi, byaba bituruka muri karande kamezamiryango, byaba bituruka kurenga kuri kirazira. Ibyo ni ibintu by'umwihariko abantu muri iyi minsi batazi, badasobanukiwe, ariko muri runo ruganiriro rwacu tuzajya tubisesengura, turebe ese wowe ni iyihe mpamvu ukora ibintu byawe ntibigende, ese ni iyihe mpamvu ushaka ntubyare, ni iyihe mpamvu ugira gutya wari wubatse urugo hakazamo icyo bita kajaganya. Kajaganya ni ibintu babaroga cyangwa se babatongera, noneho mugashwana ako kanya hagati yawe n'umugabo wawe. Icyo rero ni igice kindi tuzajya tugenda tuganira, ariko noneho hari ukugira inama abashakanye. Kenshi na kenshi mukunze kumbaza muti Kisakye se ni gute twakubaka urugo rwacu? Buriya urugo rugizwe n'ibintu bitatu. Hari imibonano mpuzabitsina, icyo nzajya nkibasobanurira, mbabwire n'uburyo ki bateguramo. Hari ugutotesha, hari ukunekesha, hari ukuyimwima, ndetse hari no kwagaza. Ibyo byose muzajya mubyumva. Noneho rero hari uburyo ki nshaka kugusobanurira. Ikindi ari niviriye ku bantu bashakanye cyangwa se kubatsa urugo, ariko urubyiruko namwe hari ibintu byinshi bibabonekaho mu mibereho yanyu. Uko umwana akura akava mu bwana, akaba umwangavu, akaba ingimbi, akaba umusore cyangwa se inkumi, ibyo byose tuzajya tugenda tubireberaho. Noneho turebere hamwe n'uburwayi busanzwe bufata mu bice by'umubiri, noneho dushake n'igisubizo cyabyo. Ariko rero nimba uramutse ushaka kumpamagara tukivugana, noneho rero ukaza ukanangeraho, uzajya rwose umbona. Uzajya umbonera kuri uyu murongo wa telefone, ni 0785009898. Ni nimero yoroshye, nubwo waba utanayanditse wayifata. Ni 0785009898. Mu ncamake rero ngibyo ibintu tuzajya tuganirira. Ahangaha nahita ni nko mu ruganiriro ubundi, kugira ngo byibura wowe uri hanze y'igihugu, wowe uri mu gihugu, kugira ngo tuzajye tugufasha kugira ngo ibyo ngibyo bikwiboheyeho, byaba amarozi, imyuka mibi, za karande, iby'intezi cyangwa se uburwayi busanzwe, tubashe kuba twagira gutya neza neza, tubitsinde bigende. Murakagira Imana rero, murakagira inka, ariko wibuka gukora subscribe. Aho hasi hari akantu uzajya ukandaho kugira ngo tujye tubona uko duhura, umenye bimwe utaruzi n'ibyo wakwifashisha kugira ngo ugire amagara mazima. Aho ngaho rero niho tuzajya tugenda dukomeza duhurira. Uwiteka abiteho.